mugubwa neza wo muri hirya no hino abadukurikirana kuri iyi channel SDARM Rwanda, itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bavugurura mu Rwanda. Amazina yanjye nitwa Ukwigize Jean Pierre, ndi kumwe na bagenzi banjye turi hano muri studio tuje kugira ngo twongere dusangire ingingo yo kuwa gatanu itubwira ngo ubwishingizi buduhesha agakiza. Reka ambassadeur babasuhuze babibwire none niturangiza dukomeze. Turabasuhuje bene data, ni Nzabamwita Pierre muri kumwe bisanzwe. Nanjye nitwa Aimable Nshimiyimana. Koze cyane, reka mbere yuko tujya mbere muri iyi ngingo tubanze duce bugufi dusenge. Data wera, urakoze turamukije amahoro. Uyu mwanya tugiye kwiga ijambo ryawe rikomeze kuba itara rimurikira intambwe zacu mu nzira zacu zose, ndetse n'abari budutega amatwi mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Muri bya byigisho bitubwira ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, mu cyigisho tumaze iminsi twiga kitubwira ngo Yesu umwungeri mwiza. Tugeze ku ngingo yacyo rero ya nyuma cyangwa se yo kuwa gatanu. Ingingo yacyo ya nyuma yitwa ibibazo byo kuzirikanwa, ariko ingingo y'uyu munsi kuwa gatanu tugiye kwiga iratubwira ngo ubwishingizi buduhesha agakiza. Reka tubanze dusabe mwene data Aimable atwibutse ingingo twize ejo mu ncamake, noneho tubone dukomeze n'ingingo y'uyu munsi. Ni karibu Aimable. Urakoze cyane. Ejo hashize twaribye ingingo yo kuwa kane ivuga imbaraga z'Imana. Twabonye neza uburyo Yesu Kristo yagaragaje imbaraga z'Imana binyuze mu rukundo yakunze abatuye isi. Noneho intama ze ari bo bayoboke be nabo bareba urukundo yabakunze, akemera kuva mu ijuru akavukira mu muvure w'inka i Betelehemu kugeza ageze ku musaraba i Karuvali. Ibyo bikabareshya bikabanezeza, bakaza by'urwo rukundo bigatuma bamukurikira bakamuyoboka, atari uko bari gutinya guhanwa n'igihano cyo zaba ku munsi w'amateka, atari uko bari guhanga amaso gusa ku ngororano n'ibihembo bazahabwa ku mazu Kristo ari kubategurira mu ijuru, ahubwo bakareshywa na za mbaraga z'Imana zagaragariye mu rukundo Kristo akunze abatuye isi. Akoze cyane. Aha, reka rero tujye mbere mu ngingo y'uyu munsi tubwira ngo ubwishingizi buduhesha agakiza. Hano harimo na assurance, harimo ubwishingizi. Rero harimo ikintu gikomeye cyane. Reka twumve ubu bwishingizi buduhesha agakiza ni bwishingizi ki? Muri Yohana 10:28-29, reka dusabe mwene data Pierre ahaturebere, ariko akihareba reka dusome ikibazo kirabaza ngo ni ubuhe bwishingizi Yesu aha intama ze? Tugiye kureba ubwo bwishingizi. Dusomere muri Yohana 10:28-29. Nziha ubugingo buhoraho, kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi ntawuzivuvunura mu kuboko kwanjye. Data wazimpaye aruta bose, ntawubasha kuzivuvunura mu kuboko kwa Data. Urumva ubwishingizi bufite cyangwa se intama zifite N'uburinzi burimo. N'uburinzi burimo. Harimo uburinzi, kandi uburinzi buheranije buruta ubundi bwose, kuba ziri mu maboko ya Data, kuba ziri mu maboko ya Yesu. Ubu ntawubasha kuzivuvunura kugira ngo azikure mu maboko ye. Buri gihe intama zifite ubwishingizi. Ni ikintu gikomeye cyane. Kadusabe mwene data Aimable adusomere muri iki gitabo cyitwa Ubifuzwe ibihe byose ku rupapuro rwa 480, turushaho kumva neza ubwishingizi. Haranditswe ngo nubwo ubu Yesu yazamutse akajya ku Mana, kandi akaba yicaranye na se ku ntebe y'ubwami bw'isi n'ijuru, Yesu ntiyigeze ahindura na hato kamere ye y'impuhwe. N'uyu munsi wa mutima w'impuhwe n'imbabazi wakira ingorane zose z'inyokomuntu. Uyu munsi aracyarambuye kwa kuboko kwe kwatewe imisumari kugira ngo ahe umugisha mwinshi abantu be bari ku isi. Ntacyo kizababaho kandi ntawe uzabavana mu maboko ye. Umuntu wiyeguriye Kristo ni uw'agaciro kenshi mu maso ye kuruta isi yose. Umukiza yari kwemera kubabarizwa ku musaraba w'i Karuvali kugira ngo umuntu naho yaba ari umwe acungurirwe mu bwami bwe. Ntabwo azigera atererana uwo yapfiriye, keretse abayoboke be
nibahitamo kumuvaho naho we azabanambaho. Ngo ubwishingizi bukomeye. Urumva we ntabwo yiteguye kureka intama ze, keretse intama zo zimuretse. Ariko azakomeza atunambira umunsi. Harimo amagambo y'ibyiringiro, harimo amagambo y'ihumure. Reka mbere y'uko tuyavugaho twongere twumve n'iki kibazo kiri hepfo. Pierre yongere turebere mu Baroma 8:31 aranyuramo mu ncamake, ageze hepfo ku murongo 39 agerageza kuncamo mu ncamake. Mbese umutekano wacu mu by'umwuka n'ubwishingizi bwacu bw'agakiza bishingiye ku ki? Ikibazo cyumvikana. Bishingiye ku ki? Bishingiye ku ki? Dusomere 31. None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ari izitsindishiriza. Ninde uzazicira witeka? Ni Kristo kandi ari we wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana dusabira. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora twahanijwe n'intama z'imbago. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizabaho cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa uburebure cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Nakoze cyane. N'amagambo asomye yasomye mu buryo burambuye ariko arumvikana. Ubwiyo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Aha rero Pawulo yageze igihe aritunga, nawe aravuga ati ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ariko abadukurikiranye rwose ibi byigisho ni byiza, ariko tujye tubikunda kandi turabizi murabikurikirana mukaduha komantere, ariko murushaho gukora share, murushaho abahageze bwa mbere mukore subscribe. Hano hari ibyigisho byiza pe. Hano hatubwiye ubwishingizi bukomeye. Pawulo yageze aravuga ati ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni urupfu, ni inkota, ni inzara, ni iki? Abagiye bakurikira Yesu rero, abagiye bamubona bamwimikagamo ku buryo nta kintu na kimwe cyabashaga kubatandukanya n'urwo rukundo. Nibyo twifuriza abadukurikiye. Reka dusabe Aimable adusomere amagambo arimo hano mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa ku paji 552, turushaho kumva neza uyu mutekano ijuru ryaduhaye, noneho tunabisohozeho. Haranditswe ngo mu ijuru niho Kristo asabira itorero rye, asabira abo yishyuriye igiciro cy'inshungu cy'amaraso ye. Imyaka amagana menshi ntishobora kugabanya ubushobozi bw'igitambo cye cy'impongano, bwaba ubugingo cyangwa urupfu, uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo, ntibishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu, bidatewe n'uko tumufata tukamukomeza cyane, ahubwo bitewe n'uko ari we udufata akadukomeza. Iyaba agakiza kacu katurwaga ku mihati yacu bwite, ntitwashoboraga gukizwa, ahubwo gashingiye ku watanze amasezerano yose. Kumufata kwacu gushobora kugaragara ko gutendebutse, ariko urukundo rwe ni urwa mukuru wacu. Igihe cyose dukomeje komatana nawe, nta n'umwe ushobora kudukura mu kiganza cye. Ahangaha usibye ku isi yacu yabaye ikibazo, ariko abantu iyo bavukana bagakundana, iyo ufite ikintu rwose ntabwo wakirya mugenzi wawe utamuhaye. Hano rero harimo amagambo y'ihumura tuvuga ngo urukundo ni urwa mukuru wacu, ariko we nta nubwo ari mukuru wacu nk'umuntu. Aho abavandimwe birengagizanya, abavukanye bakirengagizanya, we hano siko biri. We hano bigaragara ngo keretse twe nitumuvaho, ngo ariko tukimuriho we rwose ntashobora, we ntazatuvaho. Pie urabivugaho iki dusoza? Ntabwo mbabivugaho byinshi. Aha harumvikanamo urukundo rukomeye kandi harumvikanamo urukundo rwimbitse. Ahubwo ikidukwiriye natwe ni ukonka urukundo kugira ngo natwe rwacu. Ikindi natwabonye ni uko ubu bwishingizi buduhesha agakiza burakuye umutekano ukomeye.
yuko nta kintu cya kimeze kose cyatandukanye na Kristo, kandi si umutekano gusa, ahubwo n'ubwishingizi bwo kuba tuzi neza tudashidikanya urukundo rwe, yuko niyaza kuba njyewe gusa cyangwa se wowe wenyine uri kuri iyi si, Kristo ari kumanuka akajya ku musaraba agapfa kugira ngo tubone agakiza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, muradufashije cyane. Abadukurikiranye namwe reka tubifurize ibihe byiza. Ibi byigisho ni ibyacu, ni ibyanyu bose, mujye mushyiraho komanteri, ibyo mubona mukeneye twakongeramo mubitubwire, tuganirize, mushyireho komanteri, mubishime, mubinenge se, ariko mukuri mujye mureka tubisangire. Ijambo ry'Imana ni ryiza, iyo turisangiye birushaho kuba byiza. Abageze bwa mbere mukore subscribe, mukore share, muhererezanye ibi byigisho kugira ngo ubu butumwa bugere ku muntu uwo ari we wese. Mukuri dukeneye twese kuzaba mu ruhande rw'uyu mwungeri ufite urukundo rumeze rutyo. Rero ni katushimira ababene data, kandi namwe tubashimire abadukurikiranye, dushimire kameramani, dushimire abeditinga, abatunganya ibyigisho, mwese Imana ijye ibaha umugisha, kandi namwe babikurikirana tubifurije kugubwa neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen.